In Lâche Place CSA. All I hear is good news. All I hear is good news. In your presence, all I hear is good news. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Mureke twihuse dusome ijambo riri muri Esiteri 3:9. Paje 474 mu isezerano rya kera. Esiteri 3:9 hari ijambo rivuze ngo umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itaranto n'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Twongere dusome muri Esiteri 5:14. Esiteri 5:14 hari ijambo rivuze ngo nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinge igiti kirekire cya mikono 50 maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Morodekayi ukimumanikeho uhere ko ubone kujyana n'umwami mu nkera unezerewe. Nuko Hamani ashima iyo nama ahera ko ashinga igiti. Dusoreze ku ijambo ririmo anga muri Esiteri 10:3. Esiteri 10:3 hari ijambo rivuze ngo kuko uwo muyuda Morodekayi yari uwa kabiri ku mwami Ahasuwerusi kandi yari akomeye mu bayuda agashimwa na bene se uko bangana agashakira ubwoko bwabo ibyiza kandi akajya abwira urubyaro rwe amahoro. Mani dana umugisha cyane. N'aya magambo tugiye kuganiraho. Titire y'uyu munsi irihariye kuko iratangaje cyane. Tugiye kuganira kuri titire ivuga ngo nimba ari Imana wizeye imbere n'inyuma. Nimba ari Imana wizeye imbere n'inyuma akaba atari ibintu byo kubeshabesha akaba atari ibintu by'ibipine. Nimba ari Imana wizeye imbere n'inyuma ihangane ukomere ibintu byose ubona uri kunyuramo ni impamvu z'igihe. Haleluya. It's a matter of time. Ni impamvu z'igihe. Ubwo ari impamvu z'igihe sasa uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo igihe ni iki. Yesu yari umuntu wakunze kubana n'abigishwa be cyane. Yajyaga akunda kugenda atembera ahantu avuga ubutumwa akagera ahantu imigati yabuze agatubura. Igihe kimwe Yesu aza kwigira ahantu aricara aritsimba arimo kwitekerezaho. Abantu baragenda birukanka bari gushaka imitsima bari gushaka bya bintu byiza yagiye abaha. Barangije bagenda bitwaje ijambo baragenda bamubwira ngo mwami twari twakubuze bamubwira ngo mwami twagushatse ngo tubwire rya jambo. Yesu arabitegereza arabwira ngo ndababwiza ukuri ntago ari ijambo ry'Imana ryabazanye ahubwo muzanywe n'imitsima. Bose bacyumva amagambo babwiye batangira gutera intambwe basubira inyuma. Yesu arangije arahindukira yitegereza abigishwa be arababaza ngo mbese namwe duhorana muragiye. Ariko Petero kubera yuko yari incyanutsi mu buryo bw'umwuka yari umuntu wakundaga gushyanuka cyane mu by'umwuka arangije aterura amagambo aramubwira ngo mwami twakuvaho tukajya he. Haleluya. Kari wowe ufite amagambo y'ubwenge kari wowe ufite amagambo yururutse imitima kari wowe uvuga ijambo rimwe ku buzima bwacu tukanezera. Petero yamubwiye amagambo akomeye yari umuntu wagiraga ibihe byiza. Petero ndashima Imana yuko isano yanjye n'Imana iri mu maraso. Buriya naho umwana n'umubyeyi bakangana gute kajana naho umwana yakanga umubyeyi naho umubyeyi yakanga umwana nta kintu cyakuraho isano bafitanye kubera yuko isano n'umwana n'umubyeyi iba mu maraso. Ndashimira Imana yuko isano yanjye nayo iba mu maraso. Byahamijwe n'umugabo witwa Yesu Kristo arangije ajya ku musaraba aravuga ngo kugira ngo nemeze yuko isano y'abantu n'Imana iri mu maraso arangije ashyira hasi aramena kugira ngo bitange igihamya cyuko twebwe isano yacu n'Imana iri mu maraso. Uzanye umudokiteri ukomeye ugapima amaraso yanjye ugapima n'ay'Imana what the same genetic material the same blood group kubera yuko isano yacu n'Imana Yesu yayigize y'amaraso. Ndashimira Imana yuko isano yanjye nayo ari amaraso. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo nimba ari Imana wiringiye imbere n'inyuma ihangane ukomere ibintu byose ubona uri kunyuramo ni impamvu z'igihe. Umugabo witwa Yakobo yarateruye avuga amagambo avuga ngo hahirwa umuntu uba mu mahema y'Imana. Aravuga ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza kandi akabyihanganira akiri muri iyi si kubera yuko uwo nguwo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu wihanganiye ibigeragezo umuntu wihanganiye intambara ahura n'intambara zikomeye ariko ngo hahirwa ubyihanganira. Nagira ngo mbabwire ngo Imana iri kubaka abantu bayo kandi ibintu biri kububaka birakomeye. Bantu biga biology ubundi imiti ivura indwara zikomeye ibisharira zarebe
imiti ivura za vitamine aba ari utuntu turyohere, ariko imiti ivura indwara zikomeye izi zahambawe ibisharira. Mwihanganira imiti Imana iri kubaha muri iyi minsi, nubwo bikomeye ariko nagira ngo nkubwire ngo nibyo bivura. Imana ntabwo ikeneye kuguha imiti idafashije kugira ngo ikuvure uturwara utungutu tworoheje, ikeneye kuguha imiti ikomeye kugira ngo ikuvure indwara zikomeye cyane. Nagira ngo mbabwire ngo ubundi iyi nyubako igitangira, abantu biga PCM muzakurikira za engineering, iyi nyubako igitangira iyo uyitegereza uba ubona utazi, urayireba ukabona wapi, ukabona ni ibintu bidasobanutse. Abantu bigeze kugera hariya bakiri kubaka convention center, warahagera ukabona ibitaka, ibiki, amabati, ukabona ni ibintu bidashinga, ariko abantu Imana iri kubaka mukaba mubona bisa nk'ibidasobanutse. Muhumure, nyiri nyubako uko azayuzuza, nyiri nyubako ukuntu azayuzuza, ari muri projet y'inyubako, azi uburyo ibikoresho bizaza. Nagira ngo mbabwire ngo ibikoresho Imana ikoresha yubaka abantu ntabwo ari ibintu ikura mu isoko ry'imburamumaro. Nigeze kubabwira ku kintu cyitwa spiritual commerce. Hari ibintu abantu bita electronic commerce, akazana ibintu agashyira, ariko Imana yikoresha icyo bita spiritual commerce, ikavuga ngo nihamanuka iki kikaza, ikavuga ngo nihamanuka iki kikaza, kubera yuko ihari. Bana Imana iri kubaka bikaba bigitangira, mwihangane nyiri yubaka uko azayuzuza. Abantu Imana iri kubaka, mwihangane inyundo zivuge. Imana iri kubaka abantu, haba hari abantu bafite inyundo barakubita ibiki byose, mwihangane inyundo zivuge, mwihangane amabati asakuze, mwihangane ingorofani zisakuze. Bana Imana iri kubaka, mwihangane mukomere, nyiri nyubako uko azayuzuza. Yesaya niwe wavuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Abantu Imana iri kubaka, mwihangane bikaba bigitangira, mwihangane nyiri nyubako uko azayuzuza. Mukomere, mushikame. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo nimba ari Imana wiringiye imbere n'inyuma, ihangane ukomere. Intambara n'ibigeragezo uri kubona muri iyi minsi ni impamvu z'igihe. Nakuzana ijambo rivuga ngo nubwo ari impamvu z'igihe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uzamurwe. Bantu muri gusengera abanzi banyu ngo bapfe, bantu muri kwifuriza abanzi banyu ibibi, mutuze. Birashoboka yuko wahura n'intambara n'ibigeragezo, wajya ureba babandi bose birwa. Nagira ngo mbabwire ngo iyi nyubako iri kubakwa, we umwayinyura akareba ivundi ngizuzo, ubundi abangaba bararushwa ni, ariko iyi nyubako imaje kuzura, we iyo ugiye kuyinjira mukuramo inkweto. Iyi nyubako yuzuye, iyo ugiye kuyinjiramo ntabwo uyimenye. Bana Imana iri kubaka, mwihangane nyiri nyubako ukuntu azayisohoza. Bantu muri kwatura ibiri kuri bagenzi banyu, birashoboka yuko uri kunyura mu ntambara bagenzi bawe babireba, wareba ukuntu bari kugukina hejuru. Niba uri mu kigeragezo cyo gutsindwa, wareba ukuntu nawe uri kubwira ngo bagusobanurire, nta n'umwe ukwitayeho. Wififuriza gupfa, kubera yuko Imana impamvu ikibarinze ni ukugira ngo umunsi izagutabare bareba, bakwitegereza bakure. Nta mpamvu yo kuvuga ngo igutabaye rwihishwa, igutabare babireba. Ubundi abajyaga bakwishima hejuru, ubundi nawe bishime hejuru, kubera ko Imana izaba yagutabara. Muri iyi nzira irimo ibintu bikomeye cyane. Iyo umuntu ari kubakwa ahura n'intambara n'ibigeragezo. Nakunze kuganira na mukecuru wanjye, nagize amahirwe yo kugira umuntu w'umukecuru mu muryango we wacu. Imana ishimwe yuko yamumpaye. Iyo nagiye kumusura nganiriza ibintu byinshi, byambwiye yuko kera hari ukuntu wajya gugenda ugahera wenda n'ahantu haguye imvubu, haguye ikintu kinini cy'ikinyamaswa, noneho kucyitegereza imbere ugasanga kirasa nk'aho ari kizima, ariko wacyegera wajya inyuma ugasanga cyaraboze, ugasanga cyarumye. Ibyo bintu rero abagenzi batabaye maso, we iyo akibonye mu nzira acinda inzira, iyo akibonye kiri ahangaha yaganaga mu ijuru, anyura ahangaha akagenda. Nagira ngo mabwiye ngo mureke guterwa ubwoba n'ibintu Imana yarangije. Hari ibintu tubona bihagaze, hari ibintu ubona byicaye, wabirebera imbere ukabona ni bizima, kandi Imana yarangije kubishyiraho full stop. Kandi yishyizeho full stop, nta wundi ujya utangira interuro, niyo yonyine itangiza interuro kandi ikayisohora. Muri uru rugendo rwo kubakwa n'Imana turacyari kuganira ku ijambo rivuga ngo nimba ari Imana wizeye, ihangane ukomere. Ibintu byose uri kubona uri kunyuramo ni impamvu z'igihe. Nagira ngo mbabwire ngo muri iyi si Imana iri kukubaka, abantu bagukorera dosiye bikemera. We umuntu yagukorera dosiye akajyana muri discipline, akavuga ngo uyu yakoze iki n'iki,
bakaguhana cyangwa bakakwirukana. Umuntu yagukorera dosiye bakayijyana iwanyu bakavuga ngo uyu n'uyu yakoze ibibi bikemera. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo muri iyi si abantu bagukorera dosiye bikemera, nagira ngo mbabwire ngo nta muntu uzigira gukorera dosiye mpimbano kwa Data, kubera yuko dosiye zacu n'Imana zikorwa n'umugabo witwa Yesu. Muririmbyi ari mu mwuka aravuga ngo mwijura imbere y'Imana. Haleluya. Ngo mfite umuntu mvugira ni umukuru w'abatambyi. Birashoboka yuko abantu baba baragukoreye dosiye bikemera. Abantu hari igihe bagukorera dosiye ukabibona yuko bayigiyemo kandi bikemera. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu uzigera gukorera dosiye mpimbano kwa Data, kubera yuko dosiye zacu n'Imana zikorwa n'umugabo witwa Yesu. Bigize ijanti byaramurenze, arangije aravuga ngo ni umugabo w'umunyakuri kandi ibihamya byose birahari. Twinjire mu magambo twasomye hari. Turacyari ku ijambo rivuga ngo nimba ari Imana wizeye imbere n'inyuma, ihangana ukomere n'impamvu zigiye. Hari umugabo witwaga Morodekayi, yabaga ku irembo ry'ibwami, yari umurinzi w'ibwami. Bibiliya itwereka yuko ngo atarabaye mu buzima bushamaje cyane, ariko hari umugabo witwaga Hamani yanyuraga akashaka yuko buri muntu wese amwubararira, ariko bose bakubarara, Morodekayi agasigara yicaye. Yabaga ku irembo ry'ibwami, ariko ngo hari abagabo babiri, umugabo umwe witwaga Bigitari n'undi witwaga Tereshi, barangije ngo boruganiza kudeta kugira ngo batere igihugu. Morodekayi arangije arabimenya, arangije atanga makuru ibwami, aravuga ngo hari abagabo bari bagiye kugutera mwami. Barangije bafata ibyo bintu babyandika mu gitabo cy'ubucuza, igitabo cy'ubucurabwenge, igitabo cyabikwagamo amateka. Bafata yuko Morodekayi yatanze amakuru, ubundi birituriza. Birashoboka yuko wakitabera repetition ukabona nta gihindutse. Birashoboka yuko wayobora uruganda imyaka 1, 2, 3 ukabona nta kintu uri kubona. Birashoboka yuko wasenga Imana umunsi wa mbere, 2, 3, 4, 5 nta kintu uri kubona. Birashoboka yuko warara amajoro 1, 2, 3, 4, 5 nta kintu uri kubona. Uyu mwanya nkuzaniye amakuru abwira yuko ibyo bintu byose biranditswe mu gitabo cyo mu ijuru, birahari. Umunsi igitabo kizuburwa, Mana we zantumire. Byari ibintu bikomeye cyane. Hamani amaze kubona yuko hari akagabo kitwa Morodekayi katamwumvira, arangije ajya ibwami, aragenda abwira umwami, aramubwira ngo mwami, hari ubwoko bwitwa Abayuda bwigiza karakajya, ngendetseho nababwira ngo banyumuramire bakanga. Hari umugabo witwa Morodekayi hariya yazambije ibintu, yarabikomeje ibintu, yarabiciye mu muryango w'iwacu. Arangije aravuga ngo mwami, nimba bishoboka. Yari afite amafaranga, Hamani yitwazaga n'ikintu cyitwa amafaranga. Aragenda abwira umwami ati nimba bishoboka mwami, no mu bubiko bwawe nashyiramo ikintu, ariko buriya bwoko ukabungamiza. Akavuga ati no mu bubiko nagira ikintu nshyiramo, ariko buriya bwoko buri hariya busuzugura kubi ukabungabiza. Ariko ngo iryo jambo rikigera ku mwami, umwami arangije aramubwira ati nibyo koko ndakwemereye. Hari igihe Imana ijya yemera yuko intambara n'ibigeragezo bikugeraho, hari igihe Imana ijya yemera yuko ibibazo bikugeraho, hari igihe Imana ijya yemera yuko amakuba akugeraho. Umwami arangije arabyemera, aravuga ngo ndabaguhaye. Ubundi Morodekayi ajya gushikisha, bamubwira yuko mu kwezi kwitwa Adari Abayuda bose bazaba bamaje gupfa, ariko Morodekayi abyumvishe. Haleluya. Morodekayi abyumvisha agira agahinda, arangije ategeka Abayuda bose gusenga biyirije iminsi 3 gusa. Kintu kisha abakristo bo muri iyi minsi bari kubona ibintu bakabyihererana, kandi ijambo ry'Imana muririmbyi ari mu mwuka yaravuze ngo muze mwenyine twihererane. Aravuga ngo munsanga ahantu hatari abandi, aravuga ngo dore imiruho birabarembeje cyane. Ariko ikibabaje abakristo benshi bo muri iyi minsi bishwe no kwihererana ibintu birakugeraho ukabyihererana, kandi mu ijuru hari Imana ibishoboye. Turacyari ku ijambo rivuga ngo nimba ari Imana wizeye imbere n'inyuma, akaba atari ibintu byo kubeshabesha. Ihangana ukomere n'impamvu Abayuda itegeko ryanzurwa yuko mu kwezi kwitwa Adari bose bazapfa. Ariko nagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo agasozi uzageragerezwaho, Imana yahaziritse ingabo, zihora ziri standby. Nubwo utazibona ariko zirahari, zihora ziteguye yuko utaka rimwe, ngo ziteguye yuko utaka. Agasozi kose uzageragerezwaho, Imana yahaziritse ingabo, zihora ziri standby, zirategereje kugira ngo uvuge. Maze Esiteri agera ibwami kubwo gusohoza umugambi w'Imana.
Esiteri agera ibwami kugira ngo azazungure ubwoko bw'Imana, kugira ngo azakure abayuda mu mirimo mibi, kugira ngo azakure abayuda ku nkeke. Esiteri agerayo, Bibiliya irambwira ngo igihe abayuda bagombaga kwicwa muri iryo joro, kubera yuko Morodekayi yabyumvisha agasenga Imana, byari ibihe bikomeye cyane, byari ibihe by'intambara cyane, ariko kubera yuko Morodekayi yabyumvisha agasenga Imana, aragenda we na Esiteri, igihugu cyose kirasenga. Nagira ngo mbabwire ngo mu isengesho hari imbaraga zivamo, mu isengesho hari ubutsinzi burimo, mu isengesho hari imbaraga ziri invisible zigenda zigakora ubundi zikakuzanira ibintu bigaragara. Bibiliya yerekana yuko ngo muri icyo gihe, muri iryo joro, abayuda bagombaga gupfamo, ngo umwami yabuze ibitotsi. Umwami abura ibitotsi, biranga gusinzira, biranga gusinzira ibitotsi, kubera yuko hari akagabo kitwa Morodekayi kari mu bihe byo gusenga, karimo karatitiriza Imana, karimo karahamagara gutabarwa mu ijuru, karimo karahamagara uburinzi mu ijuru. Kumbi ngo muri iryo joro umwami abura ibitotsi, abura ibitotsi. Arangiza aravuga ati munzanire igitabo cy'ubucurabwenge mbe nireberamo. Yitegerejemo asanga igihe kimwe hari akagabo kitwa Morodekayi kigeze gutanga amakuru. Arangije aravuga ngo uwo mugabo ninde? Bamubwira ngo ni Morodekayi. Arabaza ngo yakoze iki? Baramubwira ngo yakoze iki n'iki. Arabaza ngo yahembwe iki? Baramubwira ngo naco. Nagira ngo nkubwiye ngo nubwo waba warakoze imirimo imeze, nubwo warakora Imana gute ukaba utarabonye ingororano, nagira ngo nkubwiye ngo hari abantu bari kubuza Imana amahwemo muri iyi minsi, hari abantu bari gukora Imana ku mutima, ariko Imana nayo ntabwo ibaretse, ahubwo imanuwe no kubumbura igitabo cy'ubucurabwenge. Mwami arangije afungura igitabo, aravuga ngo tugiye guhemba uyu muntu. Ariko icyo gihe arabaza ngo ninde muntu uri mu rugo? Baravuga ngo ni Hamani. Arangije aramuhamagara, baza Hamani, aramubwira ngo umuntu umwami akunze kubaha tujye tumugenza gute? Hamani arataka kubera yari azi ko niwe wa mbere ku mwami. Arangije aramubwira ngo ibyo byose nta na kimwe kibuzeho, bifata ugende ubikorere Morodekayi, kubera yuko Imana yacu ni Imana ikora ikinyuranyo. Nagira ngo mbabwire ngo abantu benyegerejwe itanura ntago ari bo ryatwitse. Abantu biyiririshijwe intare bakazifata bakazirisa ubusa, abo bantu bari baziteguriye ntago ari bo zariye. Imana yacu ni Imana igikora ikinyuranyo, Imana yacu ni Imana igikora ibintu umuntu atatekereza, ni Imana iba yibereye muri operasiyo zayo, ujya kubona ukabona ibintu birikoze, ariko Imana iyo yinjiye mu bintu byawe, Mana we, hamagara Imana ize mu bintu byawe, uri umufinaliste urebe, iraza muri operasiyo zose zikore. Nugera imbere y'ikizami wibaza ukuntu bigenze, wibaza ukuntu utsinda. Kumbi hari umugabo witwa Yesu, ari muri administration room, arimo araselectinga ibintu, arimo arasiba, arimo arakopiya, arimo arakatinga akantu kose, arimo arorganiza operasiyo zawe kugira ngo ubeho unezerewe. Hari umugabo witwa Yesu utajya uhema kutugirira neza. Abayuda itegeko rizaho, nababwiye ngo nimba ari Imana twiringiye imbere n'inyuma, twihangane dukomere. Ibi bintu tubona turi kunyuramo, ubu butayu turi gucamo, ni impamvu z'igihe. Gihe kimwe Abisirayeli bageze mu butayu, ibi butayu burabakubita cyane, inzoka zirabamerera nabi, ariko Imana irababwira ngo muhumure, herezo ry'ubutayu riri hafi. Ndumva ndi mu mavuta yo kubwira abantu yuko Kanani yegereje. Bantu muri mu butayu, ndi mu mavuta yo kubwira abantu yuko iherezo ryabwo riri hafi. Nimba ari Imana wiringiye imbere n'inyuma, ihangane ukomere. Ni impamvu z'igihe. Ntuzane ijambo rivuga ngo ubwo ari impamvu z'igihe. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ikugirire neza. Esiteri arangije ngo ategura ikirori, arangije ategura inkera, yumvaga ashaka kubwira umwami ati mwami, ibi bintu byabaye, ibi bintu byerekanye yuko ubwoko bwanjye bugomba gupfa, bimeze bite? Ariko kubera yuko hari umuntu witwa Imana ibiri muri operasiyo zose, ibiri gutegura ibintu byose, mwami arangije atumiza ikirori. Niyo ari amagambo twasomye, aho umugore witwa Zereshi wari umugore wa Hamani, arangije aramubwira ngo umva mugabo wanjye mwiza nkunda rero, mu rwego rwo kugira ngo wirinde deranjoma za kariya kagabo kitwa Morodekayi, genda ubaze igiti cya mikono 50 ugitereke hariya, ubundi umanze umushyireho, ubundi ujye mu kirori umeze fresh. Ndashima Imana yuko idatekereza nk'uko abantu batekereza. Ni Imana itekereza mu bumana bwayo, ni Imana ikora mu bumana bwayo, ni Imana ikora mu mbaraga zayo, ni Imana ikora mu bushobozi bwayo. Arangije ngo Hamani abaza igiti,
agitereka aho ngaho, aravuga ngo uko byagenda kose Morodekayi ndamushyiraho. Esiteri kumba ari kwa Ahasuwerusi ku mwami, arangije aramubwira ngo mwami, ikirori noneho amasaha yacu arageze. Hamani araza, Morodekayi araza, Esiteri araza. Esiteri arangije yitegereza umwami, aramubwira ngo mwami, niki wamburanye kugeza ubwo Abayuda ubwoko bwanjye tugiye gupfa? Mwami arangije aramubwira ngo habaye iki? Esiteri aramubwira ngo ubu tuvugana umugabo witwa Hamani yamaze kugambana yuko tugiye gupfa. Arangije arabaza ngo ibintu byifashe bite? Morodekayi aravuga ngo igiti cya mikono 50 namaze kukibarizwa. Nababwiye ngo nimba ari Imana twizeye imbere y'inyuma, twihangane dukomere n'impamvu z'igihe. Hari igihe kigiye kuza, nubwo hari ibiti byinshi byagaragara yuko byakubarijwe, hari Imana iri muri operasiyo. Nagira ngo mubwire ngo hari imigambi Imana igikuraho, hari ibintu Imana ijya yikorera wowe utabireba. Ntabwo ubizi yaba atari yo mu ruhande rwa, ahari bwa burozi bwari kukwica, ariko kubera yuko hari Imana ihari, kubera yuko hari Imana iri muri operasiyo zose, yizere. Nimba ari Imana wiringiye imbere n'inyuma, komera ushikame n'impamvu z'igihe. Mwami arangije abwira Esiteri, aramubwira ngo kubera yuko nkukunda, ibyo byose uwo mugabo wabagambaniye, icyo giti yari yabajije, nibagende bakimushyireho, ubundi Imana izura ubwoko bwayo gutyo. Imana ivura ubwoko bwayo muri ubwo buryo, Imana ikiza ubwoko bw'Abayuda muri ubwo buryo. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka yuko waba waranyuze mu ntambara nyinshi, birashoboka yuko waba waranyuze mu bintu byinshi bigusaba kwihangana. Nagira ngo nkubwire ngo impamvu Imana iri kukunyuza mu bintu bikomeye. Ubundi hari impamvu umuntu ajya kubaka inzu, umwe akayubakisha imicanga, ibintu by'amatafari adakomeye, undi akayubakisha bloke sima. Nimba Imana iri kukubakisha bloke sima, ihangane nubwo bibabaza, ariko uzavamo inyubako nzima kandi ikomeye, uzavamo inyubako nzima. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko waba waranyuze mu ntambara nyinshi, birashoboka yuko waba ari wowe Morodekayi, birashoboka yuko waba ari wowe Esiteri, birashoboka yuko twese twaba ari twe Bayuda, ariko muri aka kanya tugiye gusenga Imana, tumanura ubutabazi buvuye mu ijuru, tuvuga ngo Mana, kubera yuko tumenye yuko nimba ari wowe twiringiye imbere n'inyuma, ibi byose turimo ari impamvu z'igihe, turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe.